ebyiri King James aherutse gukora zasibwe ku muyoboro wa YouTube. Indirimbo Ndagushaka na Nduwawe King James aherutse gusohora zasibwe kuri YouTube nyuma yo kuregwa n'uwitwa Bolingo Pasi wagize uruhare mu ikorwa ryazo. Nyuma y'umunsi umwe gusa King James asohoye indirimbo ye Nduwawe, Bolingo Pasi wayitunganyije akagira n'uruhare mu kuyandika yahise ayirega kuri YouTube asaba ko yakurwaho kuko ari bitarubahirijwe mu byo bumvikanye ijya gukorwa. Si gusa kuko yifashishije studio ya UB Studio Rwanda, Bolingo Pasi yanareze iyitwa Ndagushaka King James yari aherutse gukorana na Mutima. Bolingo Pasi ntabwo yigeze yerura ngo avuge neza ikibazo afitanye na King James. Icyakora mu kiganiro yagiranye n'Igihe yavuze ko yahisemo gusibisha izi ndirimbo kuko zagiye zisohoka hatubahirijwe ibyo bari bumvikanye. Ati nibyo ninjye wazisibishije, hari ibyo twumvikanye batigeze bubahiriza, nkajya ngerageza kubabwira ko bakeneye kubyubahiriza ntibabikore. Rero nanjye nisunga amategeko arengera umutungo bwite mu by'ubwenge kuri YouTube baba bazikuyeho. Abajijwe niba nta biganiro yigeze agirana nabo ku ruhande rwa King James, Bolingo yavuze ko bagiye bamuhamagara nyuma y'uko ibihangano byabo bivuyeho. Ati barampamagaye mbahuza n'abantu bo mu itsinda dukorana, njye nari muze cyane, ni kureba niba nabona umwanya nkabavugisha wenda tukareba icyakorwa. Mu gihe abareberera inyungu za King James bari guhangana no kureba ko bakemura iki kibazo, uyu muhanzi we akomeje imyiteguro y'igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki giteganyijwe kuba ku itariki ya 1 Kanama 2026. Ubutumwa yageneye abakunzi be ubwo yakomozaga kuri iki gitaramo, King James yaragize ati muraho neza, nizere ko mumeze neza. Iki nicyo gihe cyo gukora igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 maze mu muziki. Nifuza kubatumira tariki ya 1 Kanama uyu mwaka. Nizere ko muzaza tukaririmba cyane, ibindi tuzagenda tubimenya buhoro buhoro. King James w'imyaka 36 y'amavuko yatangiye umuziki ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye ku myaka 16 y'amavuko. Icyo gihe yigaga muri AP Rugunga. Uyu muhanzi watangiye umuziki mu mwaka wa 2006 ntabwo uruganda rw'imyidagaduro rwahise rumwakira. Gusa nawe ntabwo yigeze acika intege, ahubwo yaje kwamamara mu myaka ya 2008 na 2009 ubwo yasohoraga yitwa Intinyi. Muva yafatisha mu ruganda rwa muzika, King James yahise afatiraho kuva ubwo asohora indirimbo imwe ku yindi zose ariko zikundwa. Mu mwaka wa 2010 nibwo King James yinjiye muri Kina Music, yanamufashije gukora alubumu ye ya mbere yise Umugisha yasohoye uwo mwaka. Ikurikiye yasohoye alubumu ya kabiri yise Umuvandimwe. Nyuma y'iyi alubumu King James yasohoye izindi zirimo Biracyaza, Ibisanzwe, Meze Neza, Urukundo, Ubushobozi kugeza ku yitwa Gukura aherutse kwemerera abakunzi be umwaka ushize. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu isi y'imyidagaduro. Tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe nditwa Journaliste Thierry. Niba wakunze iyi video yihe like. Imana ibarinde. Hasta la vista.